Mu myaka yashize byari bigoye guhamagara, gufotora, kwifata amajwi, kubika amakuru menshi muri telefone imwe. Gusa muri iyi minsi ibintu byarahindutse kuko ibyo byose n'ibindi bidasanzwe nko gupima umuvuduko w'amaraso, kumenya urugendo wakoze, kuranga amerekezo, gutunganya video nk'iyi mureba bisigaye bikorwa na telefone idapima n'amagarama 500. Kugira ngo ibi bintu telefone zibe zisigaye zibikora byari urugendo runini ndetse n'ibyinshi byahinduwe, ibindi byongerwamo kugira ngo ugire ireme. Reka turebere hamwe ibice by'ingenzi bigize telefone. Gusa mbere yaho reka nkubwire aka kantu. Ese kuki ari ubwoko bwa telefone bwitwa smartphone? Ese ubundi bwoko bwo ni ukuvuga ko atari telefone? Oya, nazo ni telefone, gusa smartphone zo zifite umwihariko wazo. Tutitaye ku mavugurura yazo, smartphone ziba zifite ubuhanga ntagereranywa mu mikorere, aho usanga ikora nka mudasobwa. Iyi bifite ikirahure gikorwamo, ibibasha kujya kuri murandasi ndetse ikaba ifite ubushobozi bwo gukoresha amaprograme akuye kuri murandasi cyangwa se internet. Ibi byose biba biri muri telefone igendanwa. Rero kugira ngo iyi telefone ikore ibi byose, iba ikeneye utundi dukoresho dushinzwe gukora ibi bintu. Utwo twose iyo bagiye baduhuriza hamwe ku kuma gafite inzira y'amashanyarazi, twose duhuriza hamwe mu gutanga amakuru yuzuye. Reka turebere hamwe ibice bigize telefone kugira ngo ibashe guhamagara, kohereza ubutumwa, kujya kuri murandasi, gukorana na radio n'ibindi byinshi. Ubusanzwe telefone yuzuye neza igomba kuba ifite ibice byibura 5. Reka turebere hamwe ibi bice. Igice cya mbere ni igice gishinzwe ibijyanye n'ingufu, ni ukuvuga umuriro. Iki gice gikubiyemo battery ya telefone, utwuma tugenzura imikoreshereze y'umuriro, utwuma tugenzura ingano y'umuriro ugomba kwakirwa muri telefone, kumenyesha niba telefone izimije cyangwa yaka. Mbese iki gice kiba gishinzwe ingufu zose zikoreshwa muri telefone, gusa zikagenda zigabanuka bitewe n'imikoreshereze. Iki gice nicyo gisuzuma niba telefone izimye kubera ko ishizemo umuriro cyangwa izimye kubera yuko bayijimije. Igice cya kabiri ni igice gishinzwe imikorere ya telefone. Iki gice gishinzwe guhindura ubutumwa bwawe wanditse muri telefone mo za rimwe n'amazeru kugira ngo telefone ibashe kumenya ibyo ushaka kuvuga, kuko telefone idakoresha ururimi rwacu dukoresha. Twabikomojeho ko telefone za smartphone cyangwa n'izi zisanzwe zikora mu ndimi twe tutabasha kumenya, kimwe nuko nazo zitamenya ururimi rwacu. Rero bisaba ko ubutumwa wanditse buhindurwamo amarimwe n'amazeru kugira ngo yibashe kumenya ibyo turimo turavuga, maze bukabasha gutunganywa neza, yaba ku kanya cyangwa mu buryo burambye. Iki gice gikubiyemo ubwonko bwa telefone buzwi nka processor mu cyongereza. Iyi ihagurutsa program ikabasha kuyikoresha itazimije internet cyangwa gifunga izindi wari urimo urakoresha, keretse mu gihe yamaze kuzuza ibyo ushobora gukora icyarimwe. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona message kuri telefone yawe ngo unfortunately this application has stopped, bisobanuye ngo iba yahagaze kubera yuko processor ibibuza ahandi hantu ikomeza gukoreshereza ibyo wowe ushaka kwikora, keretse mu gihe yamaze kuzura cyangwa se ugize ibyo ukupa. Hakaba kandi harimo akuma kagenzura ububiko bw'akanya gato, ubu buzwi nka RAM cyangwa se random access memory. Impamvu yitwa random access memory nuko ushobora guhita ukora ka programme gahamagara, ugahita ugasubiza inyuma, ugahita ufungura message, ugahita uyisubiza inyuma, ugahita ufunga game cyangwa n'izindi zose wari urimo urakoresha mu kanya ukongera ukabifungura. Muri make urabizimya ukongera ukabyatsa. Niyo mpamvu yitwa random access memory, kuko ubugendo uhitamo programme itandukanye niyo wari urimo urakoresha, uhitamo indi ndetse ikabasha kuzibika zose. Iyi ibasha kubika application ifunguye kugeza ubwo nyirayo ari buyifunge nk'uko tumaze kubivuga,
cyangwa agafungura indi iremereye iri butume yayindi wari uri gukoresha y'ubwayo ihita yifunga kuko iha agaciro ikiri muri screen. Akandi gace ni akagenzura ububiko bw'igihe kirambye, igihe kirekire kugeza usibye. Aka kitwa ROM cyangwa se read only memory. Aka gashinzwe gusoma kakamenya ngo umaze gushyiraho iyi file, umaze gukora iki ngiki, umaze gukora iki. Muri indi jambo kitwa internal storage kuko nibwo bubiko buba buri muri telefone yawe bubasha kwakira byose. Impamvu yitwa internal storage nuko utayikuramo. Aha habikwamo application utarinstall, ni ukuvuga izo utarashyira hariya kuri screen yawe ubasha kubona. Hakaba harimo imiziki, amashusho n'amadokima uba wagiye wakira ku zindi telefone cyangwa se ibyo uba wakuye kuri murandasi. Iyi ROM ni nayo isibwa mu gihe uforomase telefone yawe cyangwa se ukayirisetinga. Ni ukuvuga ngo iyo uforomase telefone bwa buntu bwose buba bwaragiye bufataho ku bubiko bw'iyi ROM buhita buvaho, maze ROM igasigara yuzuye nta kintu na kimwe cyujuje uwo mwanya wayo. Igice cya gatatu ni igice gishinzwe itumanaho. Hahandi internet imanuka hasi kikamenya ko internet igiye hasi, kigahita gikuraho simcard cyangwa se ubwazo zikahita zivanaho. Internet yagaruka, simcard igahita isubiraho. Ibi ngibi bikorwa mu kanya gato cyane, rimwe na rimwe nta nubwo umenya ko byabaye kubera yuko telefone yawe ishobora kuba iri mu mufuka. Iki ni cyo gice gituma ubasha kuvugana cyangwa kohereza ubutumwa ku muntu wa kure. Muri make iki gice kigenzura imikoranire ya telefone yawe n'izindi telefone, imikoranire yawe n'izindi mudasobwa, ndetse n'imikoranire yawe na internet cyangwa se murandasi. Zose zifashisha iki gice mu guhererekana amakuru. Ni ukuvuga ngo amakuru ava muri telefone imwe ajya mu yindi, ntabwo ava kuri telefone imwe ngo ajye ku yindi telefone gutyo, ahubwo ava kuri modem imwe iri muri telefone imwe akajya kuri modem yindi iri mu yindi telefone. Aya makuru ashobora kuba ya murandasi, ayamerekezo igikoresho giherereyemo cyangwa se uwo muntu ufite icyo gikoresho ahari, cyangwa internet idakoresha imigozi ikizwi nka wireless fidelity. Iki ni cyo gice gikorana na za antene za telefone, bigatuma yihuza n'umunara wa rezo, maze telefone ikabasha kubona rezo. Ni ukuvuga ngo niba telefone ibonye rezo, ibimenye ko iri mu gace runaka karimo telefone zindi cyangwa se karimo iyo antene, maze ikabasha kwakira cyangwa gutanga ubutumwa ku zindi telefone. Reka turebe ku kindi gice gikurikiye. Iki ni nacyo gice kibasha gukorana n'iyi modem. Ni igice gishinzwe gushaka rezo no kuzinjiza muri telefone. Antene. Twabikomojeho ko antene ikorana na modem kugira ngo byihuze n'umunara, maze ubashe kubona rezo. Benshi muri mwe muzi ko antene ari za radio na televiziyo gusa. Gusa na telefone igira antene kuko nayo igira icyitwa band selector ishinzwe kugenzura niba hari rezo no kumenya umwanya iyo rezo iriho cyangwa se frequency nkuko byanditswe mu Cyongereza, maze bigatuma umenya ingano ya rezo ziri aho hantu, ikamenya n'uburyo iri bugende zikoresha. Antene ya telefone ntibisaba ko ziba ari ndende nk'iza radio cyangwa televiziyo kuko ziba zikoranye ubuhanga mu gukusanya amarezo. Ndagira ngo mbibutse ko muri cya gice gishinzwe ibijyanye n'umuriro, ahangaha bitewe n'ukuntu rezo zawe zirimo ziragenda, byose bihuriza hamwe bigatanga ubusobanuro bw'imikoreshereze. Kuko iki gice iyo cyihuse na telefone ikoresha ingufu nyinshi cyane, iyo kigiye hasi nabwo telefone ishobora gukoresha ingufu kuko iba irimo irahiga neza ukuntu yabona rezo. Bisobanuye ko nta kujya hasi nta kujya hejuru, rezo ziri hagati na hagati ziba arizo nziza cyane. Igice cya nyuma ari nacyo gice buriya tuba twebwe turebamo, ari nacyo twitaho cyane kuko aricyo kigaragara, ni igice cyitwa user interface cyangwa se indorerwamo bureberamo wowe. Kugira ngo ibikorwa byose bikorwa n'ibi bice byavuzwe bibashe kugaragarira nyiri kubikora, haba hari ikindi gice gishinzwe kugaragaza amashusho, maze ukoresha telefone akabasha kumenya aho ageze. Muri make ni nk'indorerwamo. Ashyiramo amakuru ashyizemo
process ikahinduramo rimwe n'amazeru maze bikamugarukira ari uko abishaka. Iki gice mu cyongereza cyitwa user interface, kiba kigizwe n'ikirahure na tableau, urumuri, akandikisho cyangwa se cyitwa keyboard, micro, akarangurura amajwi n'ibindi. Ni nk'uko ufite imashini yonyine utabasha kuyikoresha udafite aho urebera. Ibi bice bitanu nibyo by'ingenzi bigize telefone utunze. Gusa nabyo iyo ubishwanyaguje ugenda usangamo ibindi bishobora kuba binakora akazi gatandukanye nako. Urugero ni nk'udukoresho dushinzwe gusuzuma ibintu bidukikije tuzwi nka sensors, birimo urumuri, ikintu cyegereye telefone, busole ipima amerekezo n'isaha. Gusa iyo ugiye kugenzura usanga byose biri muri ibi bice. Ni nk'uko wowe umubiri wawe wose uko umeze udafite turiya tuntu dushinzwe kugenzura ibigukikije utabasha kumva. Amatwi atuma wumva, twese turabizi. Uruhu iyo umuntu agukozeho cyangwa ikintu cyose kigukozeho ubasha kumva. Ururimi rwumva ibiryoshye n'ibisharira n'ibindi byose winjiza mu kanwa kawe. Amaso atuma ubasha kureba ibintu biri kure cyangwa ibiri hafi. Amazuru yawe atuma uhumurirwa cyangwa ukanukirwa. Ibi byose uko biri ku mubiri wawe no kuri telefone biriho, uretse ko byo bikora mu buryo bw'amashanyarazi. Ndakeka ko ari nansoreje ubu busobanuro. Ubutaha tuzagenda dusesengura ibi bice maze turusheho gusobanukirwa. Ubaye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wizuyaza kukigaragaza wanditse hasi muri comment section aho ngaho mu ruganiriro hasi. Nyandikira umbwira ibyo ushaka ko ubutaha tuzakomerezaho. Ushobora gukunda iyi video ukanze kuri ako kantu ka like. Wanasangiza inshuti n'abavandimwe iyi video kugira ngo abandi barusheho nabo gusobanukirwa. Ukanze kuri ako kantu ka share ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, muratuzi utu twose icyo tumaze. Wabikorera kugira ngo urusheho kumfasha. Kanda kuri subscribe, ukande no kuri iyo nzogera, ukanda handitse all kugira ngo ninongera gushyiraho indi video nk'iyi uzahita uyibona muri telefone yawe. Ibi ngibi bizatuma urushaho gusobanukirwa mu gihe, kuko buri uko nzajya nshyiraho video izajya kugeraho byihuse, atari ngombwa ngo ujye gushaka Hoknobis cyangwa se video y'ikoranabuhanga runaka. Murakoze cyane. We are Hoknobis.